Niba ushaka gukira ntuzajye ku ishuri. Uzi impamvu? Yumvisha ibintu nk'ibi bitari kujyana gutekereza byinshi. Ariko nuko hashize igihe kinini bisekuru bihererekanya umurage nk'uyu nguyu. Niba ushaka kuba umukire jya ku ishuri, wige utiyigisha, ubone impamyabumenyi, ubone amanota meza, ushaka akazi keza, uzaba umukire, ubone amafaranga. Niba ushaka kubona ibintu byinshi byiza, kora subscribe. Reka dutangire. Ese koko niba ari byo, kuko abantu benshi bize bafite n'akazi keza aribo bafite ikibazo cya finance, kandi abandi benshi bakaba bafite ibibazo by'amadeni, ariko ukareba ugasanga babandi batize bafite akazi keza, bafite amafaranga aribo bakoresha babandi bize. Uyu murage umaze igihe kinini uherekanwa, ariko mfite ikibazo cyo kwibaza, kuki hari abantu benshi bize babonye akazi keza ariko bafite ikibazo cy'ubukungu? Ingero z'abize bakananirwa kwishyura amadeni nibo benshi, ariko reka nguhe ingero z'abantu batize bafite akazi keza kandi bafite amafaranga menshi. Bill Gates yaretse kwiga muri Harvard University ajya kwishingira Microsoft, ubu ni umuherwe, mwese muramuzi kandi muramwemera. Nyakwigendera Steve Jobs yaretse kwiga muri Reed College, amaze amezi 6 atangiye gusa, ajya gufatanya na Steve bishingira Apple. Ibya Apple namwe murabizi aho bigeze. Richard Branson uyu we ibye ni ibindi bindi, kuko yavuye mu ishuri afite imyaka 16 gusa ajya kwishingira magazine, nyuma yaje gushinga Virgin Group. Iyi ifite business menshi munsi y'ibirenge byayo. Uyu ni icyamamare mu isi kandi ahesha abantu benshi akazi, mwese murabizi, nawe byamugize umukungu ku isi. Izi ngero zerekana ko kuba umukungu amashuri asanzwe aya benshi biga ari ingero ya kure yo kuba umukungu usanzwe mu isi. Ukuri kuri muri ubu bintu ni ukuhe? Ni uko uburyo busanzwe bwo kwiga butashyiriweho abantu kubagira abakungu, ahubwo bwabashyiriweho kugira babagira abakozi beza. Icyumweru gisaga maze soma igitabo ku bijyanye n'amafaranga n'ubukungu. If you want to be rich and happy, don't go to school. Niba ushaka kuba umukungu kandi ukagira ibyishimo, ntuzajye ku ishuri. Nabonye ko iki gitabo kirimo byinshi, kivuga byinshi ku bijyanye n'amafaranga n'ubukungu. Iki gitabo cyigishwa ahantu henshi hari ibibazo bijyanye n'itsinda, amafaranga ndetse n'uburezi. Iki gitabo kigaragaza kandi abakire b'isi impamvu badakurikiza uburyo busanzwe bw'imyigire, ndetse n'impamvu kugira ubwigenge mu bijyanye n'ubukungu bishobora kukugora ubikesheje ishuri. Uyu munsi rongeye kubasangiza amasomo 5 nigiye mu iki gitabo. Iki gitabo cyanditswe na Robert Talk, igisoko bwa mbere mu 1993. Umva ibintu bibi amashuri yigisha kandi byakenesha wabyishizemo wese. Amashuri yigisha gukorera amafaranga, kandi abakire amafaranga arabakorera. Amashuri yigisha kwirinda amakosa, ariko abakire bo bafata ko gukora amakosa ari igice cya mbere cy'urugendo. Amashuri yigisha kumvira no gukora ibintu mu buryo bumwe, ariko abakire ni abazana ubushya bakanakora ibintu byinshi bitigeze bizanwa n'abandi. School teach students to create job, but don't teach them to create wealth. Ishuri ryigisha abanyeshuri guhanga akazi, ariko ntiribigisha guhanga ubukungu. Niba ushaka guca ku kagozi kaziritse abantu benshi, ukwiye kwivanamo iyo myumvire ya kera ivuga ko amashuri ndetse no kwiga ari byo bintu bihindura abantu bakuru.